Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ki umuntu ashobora gukorera pepecoin ku buntu, kandi pepecoin ikaba ishobora kuzamugira umusaruro mu gihe kiri imbere bitewe n'uko igenda ikomeza izamuka. Nari ndi kubaza ChatGPT ku bijyanye na pepecoin ngo ibashe kunyereka uburyo ki pepecoin yageze ku isoko, igiciro yari ifite icyo gihe, icyo ifite uyu munsi. Ubwo rero ayo makuru niyo ngiye kubagezaho uyu munsi. Nimara kubereka amakuru ndabereka n'uburyo ushobora gukora pepecoin ku buntu nta gishoro bigusabye. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube, kora subscribe, ukande ukazogera ubundi wemeze kuri all notification kugira ngo video zose nshyize kuri YouTube channel ujye ubasha kuzibonera ku gihe kandi mu ba mbere. Ikindi ushobora kumpa like, ukora share kugira ngo ubashe kohereza inshuti za video zibashe gukorera iyo pepecoin ku buntu. Reka mbereke amakuru nabajije kuri ChatGPT ikamenyesha ibijyanye na pepecoin igihe yageze ku isoko, agaciro yari ifite ndetse n'agaciro ifite muri iyi minsi. Nimara kubagezaho ayo makuru ndabereka n'uburyo ki umuntu ashobora gukora pepecoin ku buntu kandi zikagera kuri Binance mu buryo bworoshye. Yes, urabona ko hano nayisohoje ndayibaza ati ndashaka ko umbwira ibijyanye na kuri pepecoin. Urabona ko twakomeje tuganira nayo, ngeze hano nyibwira uko nshaka kumenya igihe pepecoin yagiriye ku isoko. Yambwiye ngo pepecoin yashyizweho ku isoko ku itariki ya 17 Mata 2023, kubera ko yari ishingiye ku isoko rizwi cyane kandi izwi cyane kuri interineti yitwa Pepe the Frog. Ikaba yaratangijwe n'itsinda ry'abantu batamenyekanye, ariko ikoranabuhanga ryabo ryari ryubatse mu buryo ku muyoboro wa Binance Smart Chain BEP20. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko ishyizwe ku isoko, pepecoin yahise ikurura abantu benshi kubera ko imiterere yayo yari ishingiye ku mico ya interineti, meme culture, ndetse no kuba nta misoro isabwa ku bikorwa byo kuyigurisha cyangwa kuyigura. Ubu rero nakomeje nganira na ChatGPT imbwira ko 2023 yari ifite agaciro ka 0.07 zose uri kuzibona. Ni ukuvuga ngo aka gaciro kari gato cyane ugereranyije n'aho igeze ubu. Urabona ko 0.07 gatewe n'indi mibare 53.85 ni imibare myinshi ku buryo utari gushobora kugwiza idolari mu buryo bworoshye. Ariko nyuma yarazamutse kubera ko hano bavuga ko pepe yashyizwe ku isoko muri uwo mwaka nyine wa 2023 nibwo yagiye ku isoko, ariko mu mwaka wa 2024 yari igeze kuri 0.4. Urabona ko yari mu mazero 4 kandi byo washobora kubona idolari mu buryo bworoshye. Wenda nubwo bitakomeje ngo igendere kuri icyo giciro, ariko biragaragara ko ishobora kuzongera ikazamuka mu buryo butunguranye kandi ikazatuma abantu babasha kubona amafaranga. Ubu rero urabona ko isoko ubu ngubu riracyahari kandi ushobora kuyigura. Ubu ngubu pepecoin ifite aka gaciro, nibwo ushobora kuyibona haba kuri Binance ndetse no ku zindi exchange zitandukanye. Ubu rero icyo nagira ngo mbereke ni ukugira ngo mbereke uburyo pepecoin iri kugenda igira agaciro ugereranyije n'ukuntu yasohokeye ku mazero 7 yose. Sawa, reka noneho mbereke uburyo ki umuntu ashobora gukora pepecoin y'ubuntu kandi mu buryo bumworoheye. Wowe icyo uri bukore, link ni iri muri WhatsApp channel ndetse ndaza no kuyishyira muri comment ya mbere munsi y'iyi video kugira ngo uze kuyibona. Ikindi WhatsApp channel link yayo ndaza kuyishyiramo kugira ngo nayo uze kuyifollowinga ujye ubasha kubona update zitandukanye. Nukanda kuri iyi link irahita ikujyana muri Play Store. Numara kujya muri Play Store bahita bakubwira kudownloadinga iyi application. Uri kuyibona neza, ifite logo imeze gutya. Ni ukuvuga ngo nukanda kuri install irahita itangira
kuyapudetinga kandi urabona ko ifite megabeti nkeya cyane ugereranyije n'izindi ziba zifite megabeti nyinshi, ariko iyi ifite megabeti 17. Icyo uri bukore rero ni ugukanda kuri insitare, nukanda kuri insitare urategerezaho gato, dutegereze ijye muri telefone yacu. Urabona ko ifite megabeti nke cyane ugereranyije n'izindi apurikasiyo. Nimara kujya muri telefone yacu turahita dukanda kuri pureyi, uri kubona kuri pureyi, nitumara kuhakanda tube twinjiyemo muri apurikasiyo. Icyo usabwa ni ugukanda hano kuri sayini ini wivu gogo, uri kuhabona hano neza ahangaha. Numara kuhakanda urahita uhitamo imeri ukoresha muri iyi apurikasiyo. Kanze nyishyiremo ubundi nze mbereke uko ukora tasike. Wamaze gushyiramo imeri, reka noneho turebe uburyo ki umuntu ashobora gukora tasike muri iyi apurikasiyo. Ubu tugeze muri apurikasiyo, urabona ko koyini irimo pepe koyini. Urabona ko koyini turi gukoresha ubu ni pepe koyini, uri kubibona hano. Mbere yuko mbereka uburyo umuntu akora tasike, ndajya mbereke ko iyi apurikasiyo ushobora guhitamo koyini zitandukanye, ukaba arizo uzajya ukorera keremu. Ni ukuvuga ngo iyo ukanze hano, uri kubibona neza hano, iyo ukanze hano ugakanda ujyana gutya, uri kubibona neza, iyo uhakanze bakwereka koyini nyinshi zitandukanye. Urabona ko ni koyini nyinshi zitandukanye. Iyo ukanze hano kuri viyu oru bakwereka koyini nyinshi zitandukanye, uri kubibona neza. Ni nyinshi, uhitamo iyo ushaka bitewe n'iyo ushaka gutunga. Muri kubibona ko ari nyinshi cyane, nyinshi cyane. Wowe rero nta kindi ukora, uhitamo iyo ushaka kujya ukoresha kugira ngo ubashe kubona koyini yayo. Icyo ukora ni ugukanda kuri selegiti, ukabona neza hano kuri selegiti ahangaha, ihita ijya kuri apudete, ukaza kuyisanga hano hejuru nk'uko turi kuhabona pepe koyini iri hariya hejuru. Wowe rero icyo usabwa ni iki? Kureba niba koyini ushaka gukuremingiraho ari iyi ngiyi iri hano hejuru. Numara kubona ko ari iyo ngiyi iri hano hejuru, uzajya uhita uza utangire ukore tasike. Reka noneho ntangire mbasobanurire ibijyanye n'iyi apurikasiyo. Ni ukuvuga ngo iyi apurikasiyo urabona ko hano hejuru hari bayinansi furi kiripito gifuti. Iyi ngiyi ikora muri bayinansi gusa. Ni ukuvuga ngo kopi iyi kode, iyi ngiyi, iyo umaze kuyikopiya ukanze hano, uhita ujya muri bayinansi, noneho ukajya handitse ngo redi pakeji cyangwa se redi gutyo gifuti kode, noneho ukaba ariho uyishyira kugira ngo ubashe gukureminga iyi diri bonasi. Ariko biba bisaba ko ubikora mbere kugira ngo aba bayuza 1500 bataza kuzura utarabikora. Iyo bamaze kuzura, gifuti iba yataye agaciro cyangwa se iyi kode iba yabaye egisipayadi. Ubwo rero hatazagira umuntu ukanda hano kuri keremu ngo ni ukugira ngo abashe ngo kugira, iyi keremu ntabwo ikora. Wajya muri bayinansi yawe ushyiremo iyi kode, numara kuyishyiramo ubone gukora keremu muri bayinansi, ariko hano muri apurikasiyo ntabwo ikora. Hatazagira umuntu uyikanda kuko iyo ubikanzeho birarodinga bikakujyana muri bayinansi, ariko nta kindi kintu kirenze ubona. Ikindi rero najya mbibutse ni uko iyo uje hano kuri tasike ahangaha, ukaza hano kuri pureyi gemu, kuri dayiri bonasi, kuri kampawundi kode na tereshuwahanti, izi zose zirakora. Ubwo rero tugiye guhera ku ya mbere kugira ngo bereke ukuntu tasike ikorwa. Iyo ukanze hano, iyi tasike ni kimwe n'iyi pureyi gemu. Iyo ukanze kuri tasike bahita bakwereka handitse ngo pureyi nawu. Ahanditse pureyi nawu, iyo uhakanze ngo uba usabwa gukora izi tasike. Dore icyo uri bukore ni iki: icya mbere uraza ukande hano, ukande n'aha, ukande n'aha. Hano hari igihe bahita bashyiramo akantu kameze gutya, noneho uze wikandire hano.
cyangwa se hari n'igihe uri bukande hano ugasanga hano baguteze, uhita uza hano uze n'aha uze gutya, ibyo birakora cyane rwose. Ubwo rero njyewe nkunda gukoresha ubu buryo bw'aha gutya cyangwa hano niko mbikora. Reka mbikore mbereke, urakandaho kuri iyo kadire ugakandaho, urabona ko hano bahise bantega akantu, ariko ibyo nta kibazo, ahubwo ndakoresha iyi kadire yo hasi. Urabona ko bahise bampa pepe koyini 12, ubwo ndahita nkanda hano kuri claim, ubundi ntegereze bampe izindi tasiki. Murabona ko hano nyuma y'iminota 15 umuntu aba ashobora kongera kugaruka akongera agakora kuri claim now. Urabona ko hano mu minota 15 ushobora kugaruka ugakora claim. Yes, noneho reka twongere dukanda hano kuri play now, nituhakanda barahita baduha iyindi tasiki turi bukore twuzuza. Yes, ndakoresha iyindi n'ubundi niyo nsanzwe nkoresha, ubundi iyo iba inoroshye kubera ko ntabwo ijya ihinduka, iyo ihindutse ihinduka ku kazu kamwe ku kandi bigakunda. Ubwo rero ni uko uri bujye ubikora. Urabona ko bampaye pepe koyini 12. Ibi bihoraho rero kubera ko nyuma y'iminota 15 urongera ukagaruka ugakora tasiki. Noneho hano kuri play game iyo hakanze nabwo usanga ari byo bahita bakwereka, ni ukuvuga ngo nta gihinduka, ukora tasiki gusa nk'uko wayikoze no kuri iriya ya mbere kugira ngo ubashe kubona ziriya 12 pepe koyini. Noneho reka nze mbereke uburyo ki umuntu akoresha ziriya foda zindi zitandukanye kugira ngo ubashe kubona koyini zawe. Yes, reka noneho turebe hano hasi kuri dayiri bonasi bahita bakwereka ko ari ahangaha nyine, ubwo ukanda aha, iyo umaze kuhakanda bahita bakwereka ko dayiri bonasi yawe iri hano. Ni ukuvuga ngo njye maze gukora iminsi myinshi bitewe n'uko ngenda nyikora mu buryo butandukanye, nuko iyi ngiyi nayikoze hasigaye amasaha 23, nayikoze mu kanya kashize, ndavuga ati reka mbereke video igaragaza uko wakorera izi pepe. Iyo ukoze dayiri bonasi hano hasi haba hari kirimu, iyo kirimu iyo uyikoze hano hasi ahangaha niho haba hari kirimu, uyikandaho ubundi niba ari uyu munsi cyangwa se uyu nguyu bakagenda baguha izi 25 ziriho, n'eshanu ziriho zikajya kuri balance yawe. Noneho hano kuri compound njya nkunda gushyira kode muri WhatsApp channel, reka nyarukire wenda turebe niba hariyo nigeze nshyiraho uyu munsi, ariko ndumva nayishyizeho. Noneho tuyikoreshe turebe ko baduha gift. Kanyirebe gift code. Yes, ngiyi hano. Noneho reka nyishyiremo, mpita nyishyiramo hano, ubundi nkakanda hano kuri claim now. Muri kuhabona neza aha kuri claim now. Noneho iyo makanze bahita banyereka ko iri ready. Hano nayikoresheje, urumva ko rero nshobora kuzayikoresha ku munsi w'ejo. Ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo cyangwa se wowe numara gufungura uhite uyikoresha, birahita bikunda, bahita baguha izi pepe koyini 26 uri kuzibona hano. Ni ukuvuga ngo buri munsi uzajya uyikoresha kubera ko izajya ihora muri WhatsApp channel kugira ngo ubashe kubona ziriya pepe koyini 20. Iba iri active rimwe ku munsi. Yes, noneho hano kuri Teleshua reka mbasobanurire ibyaho naho. Aha kuri Teleshua hunt urahabona ahangaha, aha iyo hakanze
bahita bakwereka ko ni kimwe na za task zindi, ariko reka tuhakande kuri play now. Dukanda kuri play now urahita ubona ko bahita baguha indi task. Izi zo ni quiz. Hano barakuvuga ngo what is coin this? Ni ukuvuga ngo iyi coin ni bitcoin. Ndahita mpitamo bitcoin, ubundi nkande hasi kuri next. Iyi ni quiz ishobora kugufasha kubona coin 12 kandi ikagufasha no kumenya nyine coin runaka no mu gace kazo. Noneho hano bavuze ngo which cryptocurrency was created as a joke about become popular. Ntabwo nzi icyongereza gusa ndapfa gushwagisha n'ibipfu ubwo nyine nuko. Gusa ndahitamo bitcoin, urabona ko babyanze hahise hazamo umutuku. Hano bavuze ngo XRP ni iyihe? Ni LIPO. Nkomeze. Iyi ni bitcoin. Nkomeze. Hano bavuze ngo Ethereum ni Ethereum, ndayizi. Urabona ko hahise bavuga ngo wabonye amanota 80%. Bivuze ngo ntago wabona ziriya pepecoin 12, biragusaba kongera gusubiramo. Noneho hano bari kubaza ngo which cryptocurrency is now is digital gold. Urabona ko ni ikizami nyine, bagenda baguha ikizami ukagenda usubiza ukurikije hano ibyo bari kukubaza. Dog, iyi ni USDT, hano bari kuvuga Ethereum, hano ndasubiza bitcoin. Wow! Yes, urabona ko pepe 12 bahise bazima bitewe nuko amanota yanjye yabaye 100%. Yes, ubu rero ibi byose najya mbibereka kugira ngo mujye mubasha gukorera pepe coin mu buryo bworoshye. Ikindi nkwibutsa ko iyi application irimo coin nyinshi, ushobora kugenda uhindura kugira ngo ubashe kubona iyo uzajya uclaiminga. Ni ukuvuga ngo buri minota 15 uragaruka ugaclaiminga. Izi zose rero ni coin ushobora gukoresha uclaiminga kugira ngo uzazibikurize kuri Binance cyangwa ukazibikuriza kuri FastPay. Niba ushaka gutumira ushobora gukanda hano hasi ahangaha. Sorry, ntabwo ari aha ahubwo ni hasi yaho. Urabona handitse ngo refer. Ahangaha handitse ngo referral, niho uri bukande. Noneho uhasanga link yawe, ukaba ariyo uha umuntu ugiye gutumira. Link ni iyi ngiyi muri kubona hano. Iyi ngiyi yose ni link, urayikopiya ubundi ukayiha umuntu ushaka ko akwinjiriraho. Rero nawe niba ushaka kwinjira ugatangira gukora iyi pepe coin ku buntu, uragenda urebe muri comment ya mbere, urebemo link nashyizemo, ubundi uyinjirireho baguhe application uri downloading kugira ngo ubashe kubona ziriya pepe coin. Umwanya tugezeho rero ni uwo kubikuza izi pepe coin zacu. Kubikuza rero turabikora dute? Ni ukuvuga ngo uraza hano kuri aka gakofi, numara kuhagera uhakande. Nuhakanda urabona ko hariho coin nyinshi nagiye nkoresha, zose ni coin. Harimo izo nabikuje, harimo n'izo ntarabikuza nk'iyi ngiyi Tony coin n'iyo Move. Ariko ubu tugiye kubikuza pepe coin. Rero muri izi coin zose hari igihe ujya kubikuza nyine bakagusaba FastPay cyangwa se bakagusaba Binance. Ubwo rero uzajya ubikuza ukurikije icyo bari kukubwira. Kane mbikuze pepe coin, ubwo ndakanda hano kuri withdraw. Nimara kuhakanda bahita banyereka ko hari Binance. Hano bari kugaragaza ko pepe coin minimum yo kubikuza ni 0.1. Uri kubibona hano. Kandi akakugeraho hagati y'amasaha 0 n'amasaha 24. Reka noneho dukande hano kuri Binance. Urabona ko bari kudusaba kujya kuzana wallet address ya Ethereum Smart Chain ERC20 ya RC20 niyo tugiye kuzana hano. Reka tujye muri Binance. Hano muri Binance nuhagera uhita ukanda kuri add found.
cyangwa se niba utari kubona adi fawundi uraza hano kuri aseti, noneho numara gukanda kuri aseti bahita bakwereka hano kuri sapoti, urakanda hano sapoti, numara kuhakanda baguhe iyi adi fawundi, uri kuyibona hano iyi ngiyi, noneho wowe urayikandaho, ukande hano kuri onu ceyini dipoziti, numara kuhakanda uhite uhitamo eteriyamu, uri kuyibona hano, iyi ni eteriyamu ariko nutanayibona aho ngaho uhita uza hano yandikemo, numara kuyandikamo irahita iza hejuru ubundi uyikandeho. Numara gukanda kuri eteriyamu rero turakanda hano kuri ERC20, aha ngaha niho turi bukande, noneho nitumara kuhakanda bahita baduha waleti aderesi ya ERC20, muri kuyibona neza iyi ngiyi, iyi niyo tugiye gukoresha. Ubwo icyo uri bukore urahita uza ukande kuri aka, aha ngaha numara kuhakanda uhita ubona ibaye kopayidi, uri kubona ko bibaye kopi, noneho urahita ujya muri ya apurikasiyo yawe, nurangiza ukande hano kuri pesite, numara kuhakanda irahita ijyamo neza cyane. Noneho icyo uri bukore wowe urahita uza ukanda hano kuri peyi rekwesiti peyawuti, aha ngaha niho uri bukande ubundi amafaranga yawe, amakoyini yawe ahita ajya kuri bayinansi mu kanya nk'ako guhumbya. Reka dutegerezeho gato, mbibutsa ko iki ni igice cya kabiri kigaragaza uko wabikuza pepe koyini ukoresheje bayinansi. Ubushize nari naberetse uburyo ki ushobora gukoresha fositi peyi, ubu noneho ndi kubereka uko ushobora gukorera pepe koyini ukazibikuza zihita zijya kuri bayinansi. Nzajya nkomeza ngezaho uduce duce kugira ngo mugende mumenya uburyo ki ushobora gukorera pepe koyini mu buryo bworoshye kandi ukazibikuriza ku ma egisicenge cyangwa se amawaleti atandukanye. Urabona ko aya yagezeho rwose, mu kanya gato bayinansi nayo iraba itweretse mesaje yayo igaragaza ko byagenze neza. Iyi ni apurikasiyo iduhaye notifikasheni, mulitikoyini foseti itugaragarije ko bamaze kubikuza. Urabona ko na mesaje ya bayinansi yamaze kugeraho, muri kubibona neza, pepe koyini 441 zageze kuri bayinansi. Hano hejuru bavuze ngo pepe depoziti sakisesifulu, urabona ko bibaye neza muri iyi minota saa kumi, bagaragaje ko ari saa 12, sinzi wenda amasaha bari kugendera, ariko urabona ko saa 12:36, ubwo wenda ni mu gace simbizi bayinansi iherereyemo, ariko icyo tuzi cyo ni uko aya atugezeho. Reka tujye kuri bayinansi turebe, ibintu biba ari ukuri ariko biba bitazwi, niyo mpamvu mba nakoze iyi video kugira ngo mbere ko ibi bintu bishoboka rwose. Reka turebe kuri bayinansi, turebe ukuntu aya amafaranga yageze kuri konti. Ndahita nkanda hano kuri aseti, ubundi ndebe hano kuri depoziti. Hano urabona ko hari pepe koyini 441 zatugezeho uyu munsi. Tuverifiye turebe niba koko arizo nabikuje, singizi se 441, singizi hano muri bayinansi se bari kubyerekana. Aha ni muri bayinansi urabona ko bari kubyerekana rwose. Ubwo rero ibi bintu biba byizewe, niyo mpamvu mba narabakora ubushakashatsi. Urabona ko nkomeza mbikuza pepe koyini, urabona ko bwa mbere nabikujemo pepe koyini, muri kuzibona neza hano, hari pepe koyini nabikuje izi ngizi, izi ngizi, nyuma yaho mbikuza izi. Urabona ko ngenda mbikuza pepe koyini mu byiciro
byinshi bitandukanye, urabona ko izi zose ni izo nagiye mbikuza kandi zikagera kuri Binance mu gihe gito, nawe rero nizere ko iyi uzayibyaza umusaruro ukabasha kubona izi koyini zitandukanye, urabona ko iyi ngiyi niyo tubikuje mu kanya saa 2:36 2:39, urabona hano hejuru. Ibi rero ni ibigaragaza ko iyi Binance n'iyi Pepe Coin bikorana neza cyane. Niba ari ubwa mbere wumvishe iyi video cyangwa se niba ari ubwa mbere urebeye video kuri iyi YouTube channel, kora subscribe kugira ngo ibindi biganiro bijye bibasha kukugeraho ku gihe kandi ubibone mu ba mbere. Ikindi ni uko ushobora gukora like ndetse ukanyandikira no muri comment kugira ngo mbashe kumenya ibyo bagezaho niba bibashimisha koko. Ubwo rero ndumva ari ubu buryo nagira mbereke mushobora kuboneramo Pepe Coin ku buntu kandi rwose mu gihe gito. Nizere ko muri bukomeze kugubwa neza rero, ndabakunda cyane.